maze ku munsi w'izuka azahinduke imbere yawe abikiriye ubwo Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu mwana mwana mugategekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu bibora bisimburana iteka. Somo ryo mu gitabo cy'Ibyahishuriwe. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashoboraga kubarura uturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu isi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Bakavuga mu ijwi riranguruye bati, ubucunguzi ni ubw'Imana yacu, yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'abakambwe na bya binyabuzima bine, bakaba bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Umwe mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati, aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti, shobuja ni wowe wabimenya. Nawe arambwira ati, aba bavuye mu magorwa akaze, bameshe amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo. Maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibasonza ukundi kandi ntibagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'ubwami azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yeah.
ntiyakumenye, ariko njye narakumenye, n'aba kandi bamenye ko ari wowe wantumye. Bamenyesheje izina ryawe, kandi izakomeza kubamenyesha, kugira ngo urukundo bakunze rubabemo, nanjye kandi babemo. Iyo ntibaje ntagatifu.
burya buba ari uburyo bwo kwitegura. Imana ibiduteguza igihe kizagera yigendera. Nubwo umuryango wabonye ku bwanjye, ariko iyo umuntu agiye asiga icyuho tukabasabira uvuga ko Yesu ahari, ko Yesu ari kumwe nabo, ko Yesu yatsinze, ko nabo azabaha gutsinda, tukamusaba ko yabahoza amarira akabakomeza. Bavuga yuko urupfu ari umwarimu, ruratwigisha nubwo inyigisho zabwo rimwe na rimwe tuzirengagiza, ariko urupfu nyine ni umwarimu. Twaba kuri iyi si turi abagenzi, natwe dusabirane kugira ngo uru rugendo rwitwaremo neza, natwe tururangiza tuzagere hariya Yohana yatubwiye, hatari amarira, hatari agahinda, hatari ibyorezo, ari ugusingiza Imana ubuzima bwacu bwose. Tubisabirane muri iyi misa, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
nyagasani ndabona mutagatifu mana ishobora gutora witeka ubwa kristu umwami wacu niwe twabonyeho amizero z'ubukariyire yabasha kuzaba bidashidikanywa bahumurijwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo ukuri nyagasani abayoboke bawe ubugingo ntibabucuruzwa ahubwo bahinduka ukundi maze ubuzima bwabo ku isi bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru rero twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhane ikirya cyiza cy'izina ryawe turirimba ubudahwema tuti
Siko Padre. Kugira ngo tugere ku buzima amagambo ahabagiye y'umubyeyi wacu kugendera Simame tujandukiye igivuga ku buzima bwa Simame tujandukiye hari undi mwana wa bana bakuru ba Simame tujandukiye witwa Liseti araza kuvuga mu izina ry'abana be. Hanyuma umubyeyi afite abana baba hanze abese wabo, nabo rero hari ubutumwa bohereje, ubutumwa baza kuba ari butitsi. Umukuru w'umuryango araza kugira icyo avugira kuri ibi bituma kumushyingura. Nk'uko nari nagiye mbivuga rero, uyu mubyeyi nyakwigendera Simame tujandukiye yavutse mu mwaka w'1980. Batisimu ya mbere ihawe mu mwaka w'1931 ndetse umwaka ukurikiraho muri 1932 ahabwa Ukarisitiya. Muri 1939 nibwo yakomejwe sakame ry'ubukomezwe nawe yahawe, ndetse muri uwo mwaka ararongora ahabwa sakame ryo gushyingirwa, ashaka n'umubyeyi Mukategera Modansi. Babyaranye abana barindwi, murabona barindwi bose bariho, abahungu ni 4 abakobwa ni 3. Yewe afite n'abuzukuru ndetse n'abuzukuruza. Abuzukuru ni 13 n'abuzukuru ni 4. Uyu mubyeyi rero nyakwigendera yakoze akazi kenshi gatandukanye akorera igihugu, ariko akazi tumwe tumuziho cyane yari umushoferi ndetse akaba n'umukanishi, akunda gukanika ibinyabiziga. Ikintu azize rero, hashize imyaka 2 arwaye, afite ikibazo cy'imvune, yaravunitse. Imvune iramushegesha ku buryo yivuje ahantu henshi hatandukanye. Yabanje kwivuza hariya ku bitaro by'Ikirumba, biraga aragenda ajya muri CHK, nyuma agaruka Ikirumba akaba ariho yitabye Imana. Dukomeye tumusengere. Murakoze. Akavuga amagambo avunaguye ubutumwa bw'abana. Isabuga rimwe Jandukiye na Mukategera Modansi. Rero uyu nguyu yaratubyaye aturera, ariko mu gikristo. Ndibuka ko yatubwiraga yuko ngo yari umuhereza, ubwo ni akiri umusore byumvikana ubwo wenda mbere yari umuhereza kandi akaba ari n'umuririmbyi, byose yarabivugaga n'ubaze ku bitaro ariko byumva wari umurimo umuremye wose n'ibintu ubutumwa bumwe, ngo bakaba bararimbiraga hariya ku rusengero, ubwo rero akatubwiramo n'indirimbo kiratini ntabwo twabyumvaga tutabyitayeho, abana nyine twumva umubyeyi kubwira ikintu wumva ntabwo ari ibintu bifashe cyane kugira ngo arakina. Noneho na mama akabitubwiraho kumva koko nibyo biziranyeho cyane cyane, ariko bihamwa n'uko wacu dutuye kuri Ngoma hari ishuri rya primaire, n'ahandi ka Nyanza hakaba primaire. Yatuvanagayo akatuzana kudutangiza ku kigo cya hano haruguru Nyanza ka Nyanza, twakitaga mu kigo cya bene bikira. Ubwo rero akaba ariho hantu cyane akunda kutujyana. Abakuru banjye n'abashiki banjye bari imbere yanjye babanjijeyo, nange nshiduka nsanga ariho kunjyana banjyana bajya kuntangizayo. Ariko ikitangaje cyane yakoraga cyane
nubwo umuntu ntekereza kumva ni ikintu kinini cy'Ubukristo yakundaga cy'Ubukristo cyane nuko yadushinganishaga kuba abene bikira bashinzwe kuturera babarimu bacu agahora buri gihe akatubwira ati mama Christine n'urugero naramuka kundegeye ibyo ni akazi kawe rwose ntabwo bizashoboka akambwira ko tumva akambwira ko wananiranye kumva ko udasenga udaca mu kiliziya ngo usenge kandi ntinziri ati ibyo bintu ntabwo bizashoboka tugahora rero twiheseye ariko rimwe na rimwe twebwe nk'abahungu byajyaga bimbaho hakanyuramo kubwana tugakubagana rimwe mama Christina araza koko agakumundegera mu rugo ntabwo nari mbizi yarantunguye niga mu mwaka wa kabiri antungura arakundega mu rugo aho nari mutoya ntabwo niba yarakwiriye cyangwa aho mu kigo cyabo ariko yaraje agakundega uburyo mu mibare no gutsindwa n'iki biracika mu rugo ubwo ngubwo ariko nabo tubirimo bumva ni ibintu bikomeye baranjoga bagira bate mujyana isubiraho aho niho nakunda kugarukaho cyane ibyo byose bikagaragaza yuko rero yari umukristo ikindi nibuka kindi ni uko yakundaga kuza no gukanika imodoka mu kigo cy'abihayimana hano yarangiza akaza nka nimugoroba bwije akaza aririmba rero bivuga ko umukecuru ugeze kumubaza mama ati ariko wiriwe uyu munsi ko yumvaga nyine arimo kuririmba agiye kumukingurira aba muzehe yakunda kuba yarazaye avuga ngo ndahoze mu basaseridoti ubwo rero nawe ukavuga aravuga ati nubwo kumenya rero ntabwo ubwira umukristo ntabwo yabaga muramba ngo ni abasaseridoti agahora biga kuko ryo ari nibyo zina yakoreshaga tukumva uburyo aritsindagiye rero ubwo iryo joro ryose akarara aririmba yaba no kurya nabwo akaririmba gutyo yiririmbira mbese ameze neza kandi akatubwira ikindi cyane biriya y'Ukristo narangiza aho ngaho nuko yavuga ati rega buriya iyo amafaranga yakurihaye Imana hariya atangirira akamaro abari n'umugisha ibyo bintu ati rwose byose ndabikemura kuko yazaga rimwe na rimwe n'ubundi aje yanatuye agaturira twese kuri ayo mafaranga igihe akarangiza mu fishi yadutunguye nyine yaduturiye tukazasanga yatuye tumweze muzagende mwandikishe nta kintu yatuye rero twabimukura ibintu cyane kuko yadutunguraga cyane akaduturira cyane ubundi mu buzima rero bwo mu bubyeyi bwo twarwanye yatureze rwose hari izina ry'akabyiniriro bamwita Kibaba abantu barabizi yewe nakunze kubyumva ndi mutoya muri za primaire gutyo mbanza kumva ntaguwe neza rirambabaza kurwanya abantu barivuga uyu kwa Kibaba yuriya ni Kibaba hise n'imodoka yiruka kumva ntabwo binejeje ariko mbajije neza ko twabanaga njyewe nageze hongera kuba kwa sokuru aravuga ati oya iryo zina ni irya kinige ni mu bwana bwe yihorere nta kibazo kugira ngo duhahire ko kamara y'igihe iyo turayimushimira akaza akajya cyangwa ngo ntiyasinziraga akaza mu cuku dusinziriye mama akadukiraga gukingura twe twasinziriye ariko ikunda gutungwa akadukora surprise kaza rimwe na rimwe yazanye n'ibintu bitunguranye akabiha twasinziriye kabona igihe yazaga akawenda akanagacanira afite amaresho ebyiri nziza kuko yazifite akaza akazihabwa zipompa resho y'amapeteroli niba ari nk'isama cyangwa ikindi kintu yazanye mbese dosipesiyali yazanye akagiti akakaranga tugashiduka twebwe tukamuka nk'abana twumva resho irimo gusakuza uyu mama kamubaza ateka ubundi bicati ati ngiye kubakorera ngiye kubatunga niko ijambo yatubwiraga yavugaga ati ngiye kubatunga bw'ijambo tukareba kandi koko nk'iyo fi yatungana agahita dukangura ati mubuke mwese amagambo ati waretse ukazajya ejo ku manywa ko nta kibazo ntawe mugiye ntacyo ati no oya nibabyuke nimubyuke tukabyukira ibyo ubwo tugagiye turi mu bitotsi ariko akabasha
kugira ngo atwereke nk'umuhigo yazanye, niko nabivuga wenda mu Kinyarwanda cyumvikana neza. Yamaze igihe tutabonana, ubundi gutyo akagenda dukora turadutunguye, twaba dufite nk'ikirigiti wenda atashaka akadutungura, tukumva mu gitondo ukabyuka ubona hariho ikirigiti gishya kuri wowe, kiraga ari kubona na furere, tugatangara cyane, tukumva ko byagenze, yabikoze yigendeye, yabaga yanagiye atagihari. Ubwo buzima rero bwose n'ibindi umuntu atarondora, umubyeyi yadukoreye byiza, yatureze, yatwigishije ubuzima bwo kubaho, ari mu buzima bujyanye no kubana n'abandi, ari ndetse no mu buzima bwo mu iterambere ryo mu mashuri, cyane cyane ko njyewe ntanahabaga, nageze aho ngaho nkajya kuba kwa sogokuru data wacu yagiye nawe atagihari, yagiye za Kigali. Noneho yakoraga ikiryo gishoboka ku cyumweru cyangwa se kuwa gatandatu cyane cyane, kubwo ngomba kuba nzi yaragize itegeko ko ngomba kuba naje abandi mu rugo. Ubwo none hasigaye ibyo yateguye byose bindi byabona ko ntacikanwa nkabonekamo, kandi kugira ngo ngire n'abandi mu bintu bijyanye n'inyigisho n'umuco. Ubwo rero avuga ati mu basaza ashobora hari kugira ngo akerererwe buriya akabasha kunzirikana cyane. Bari mwe hoteli yayaga mu ntumaho, umushoferi ati jya umumanukanira rwose, akamanura mu modoka taxi, tukaza akageza ku iperu, muzehe akambona ko naje, narangiza agahita umanukanye mu Rwanda, n'abagafata mu modoka bagenda tamu. Ibyo byose rero nkabimushimira, tugendana gutyo mu buzima bwiza. Ariko hari kabaga hariho, navuga ko ari nka ijambo ryeri mu rwego yarabe washyizemo, twavuga mu Kinyarwanda ngo ko narivuga nka sirobo. Twese abana tuvuga twese turiziho, iryo yari ijambo tuzi yatubwiraga ryiza, kugira ngo tubashe kumenya ibyo twigisha ko ari byo koko tugomba kwimenya kandi tugaca ubwenge, bikatunezeza iryo jambo rero tukumva ari byo koko. Ahandi kuko ntabwo tujye tumutetereza ngo tumumwaze, ngo tumwandagaze. Gereranyije nubwo nta unoza mbese twaragerageje inyigisho yaduhaye n'ibyo yashaka kutugeraho, ibyinshi twarabyubahirije, ntabwo twavuga ko dufite amadini menshi kuri we, aho niko biba bimeze. Naho mu bijyanye nanone n'umubano wo mu rugo nabanye na mama, ngira ngo nabo bajyaga bari bagiye gukorera nabwo bakabanayo, babanye neza, bajyaga babituratira, bakayigira rimwe na rimwe babonye akanya bakaturatira bati tuba ku Kibuye. Uribuka yuko hari abantu bahoraga batera amahane aho babaga, batera amahane bakarwana. Mama aravuga ati ashobora n'abatumara tubaye ntabwo bwize bibaho, n'uyu munsi birinze bigera kuri iyi tariki ngo batarigeze bibaho. Ubwo rero yadushyizemo akoko n'ideni yadushyizemo twebwe nk'abana be, ntabwo tuzi ko tuzabasha kugishyura cyangwa tubisoze iyo tugezeyo neza. Aho n'umukoro rwose munini, ntabwo najyaho ngo birarireho, ariko yawe yaratubwira ati muzashyitire ikenge mu cyanjye, ntawe nigeze ntoza kurwana. Magaze hano rero mu izina ry'umuryango bakobwa banjye, nzigira barumuna banjye basaza banjye badahari, kuko uyu mubyeyi Sinari Muheto ni data wacu. Mu gihe yaje twe twamumenye ari uko avuye mu kazi yari ari hanze, aza gusanga turi imfubyi, atubwira data we n'umudamu we Gaudensia. Turabashima cyane ku icyo gihe cyose twabayeho, bari batuye ahantu muri Nyamiruru, nabo twashoboraga kugerayo tugasanga batetse umuceri n'amabisi, byari ibiryo byiza. Rero bose nta kintu twabuze, nta kintu bataduhaye. Yohani yari umuntu mwiza, mwese murabizi, ababanye nawe murabizi, yikundiraga abantu, agakunda no kugira ubuntu. Uwo atasangiye nawe, uwo atahaye nuko nta kibaga yari afite. Abasaza banjye rero n'abarumuna banjye tukaba
we uri hano namwe mwese inshuti ze mwaje kudufasha kumushyingura. Yagize igihe cyo kurwara, twaramurwaje abana bamwitaho, ava i Kabgayi aje i Kigali muri CHK, baramusezera ariko babona atorohewe neza, ariko araza agera hano arongera araremba. Byose byari byaratewe n'impanuka y'uko yaramuye agira imvune. Tukaba rero nubwo aruhutse ntabwo twakumbagirwa ineza yatugiriye. Tukaba twaragiye twibuka cyane ubwo naganiraga n'abasaza barumuna banjye n'abasaza banjye, twibuka ukuntu yaduhaga umunyenga mu modoka, akaza akadutwara akatugenda imodoka atari iwacu cyangwa se ari idatwaye, akaza akabwira ati muze mbatware, naso yari afite imodoka. Imana idufashe mwese, murakoze. Murakoze. Abamaze kuduha ubuhamya tumushimiye cyane. Twumvaga n'igikurikiyeho ari uguherekeza n'umubyeyi tukamushyingura mu cyubahiro. Wenda amasezerano yaturangiza igitambo cya misa, ibindi bisigaye tuza kwivugira ku bintu tuba kumushyingura. Murakoze. Tugiye gushyingura umugabo gupfa n'umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu umuvandimwe, dusabe Imana izamushyira afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire ibihe cy'urubanza kugira ngo namara gushyira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasekerezwe ibyishimo bidashira. Dawe mutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, kuko washatse ko nyakwigendera Jean de Dieu abari batumye tuteranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: dawe ijuru, twizera kandi twemera yuko twese abemera Yesu Kristo umwana w'Imana nzima tuzazuka. Ni muri uku kwemera ugiye guha uyu mubiri wacu n'umubiri umugisha, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
wanjye Jean de Dieu Miheto umuvandimwe wacu kandi umubyeyi wacu ikigaragazwe n'ububani butewe muri we maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Jean de Dieu Miheto bamarayika bakujyanye mu ijuru nugerayo bavuye Imana bakwakira bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika rukwakire maze ubundi y'ibyo ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Tujye rero kumuherekeza muri hanyuma rero hagati rero abasohoke natwe rero tumuherekeze. Nyagasani Yesu n'abandi namwe ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Amen.
bavandimwe nyagasani Yesu niwe zuka n'ubugingo byongeye umuntu wese uriho kandi akamwemera ntateze gupfa. Ni mucyo rero turagize umuvandimwe kandi umubyeyi wacu Jean de Dieu, tumuragize impuhwe za nyagasani. Murajya musenga mugira muti utwumve turagutakambira. Nyagasani Yesu waririye kumva ya Lazaro, duhanagure amarira turabigusabye. Ni wasubije abapfuye ubuzima, duhera umuvandimwe wacu umubyeyi wacu Jean de Dieu ubugingo bw'iteka turabigusabye. Yewe wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze uyu muvandimwe mu ijuru turabigusabye. Muhagishe umuvandimwe wacu umubyeyi wacu Jean de Dieu amazi ya batisimu, umugiriraho ikimenyetso wigirishije amavuta ya batisimu, mwakire mu bana bawe turabigusabye. Umuvandimwe wacu kandi umubyeyi wacu Jean de Dieu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu ikuzo ry'ingoro yawe turabigusabye. Natwe bababajwe n'umuvandimwe wacu Jean de Dieu umubyeyi wacu, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, girira ko uyu mugaragu wawe Jean de Dieu Simpara Imiheto yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka, maze umugirire impuhwe, ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, buntu bwawe ni umuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Uzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze, nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Mw'ijuru n'amarira nta n'imibabaro, nta byago nta n'urupfu cyangwa se amaganya, gereranwa umera umutamenwa. Nari nzi ko wanyibagiwe uhera amakosa yanjye, nasanze ukinzirika umbera umutabazi, umbera umutwari, urukundo rutagereranywa, umbera
utunguwe. Kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Jean de Dieu, none tugiye gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Nimucyo tumutakambire dusabira umuvandimwe wacu kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muye ihirwe ridashira, Nyagasani muye ihirwe ridashira, Nyagasani muhe ihirwe ridashira, Mwami mwiza w'amahoro, shimirwa wowe wankunze mbere, ni wowe muvunyi wanjye, mfitemo ibyiringiro, ibyo munsi ntacyo bizantwara, hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza, hari ibyago cyangwa inzara, inkota ze cyangwa urupfu, byose ntakizananya nawe. Iyambaze uhoraho, niwe uzatura mu mahoro. Uhoraho ni umubyeyi mwiza undagira, amizero y'ubugingo bwanjye, hakaba n'umurengezi wanjye. Nta wundi nizera uretse Rurema, abamwizera baragashize, basanze iby'isi byose ari amizero y'ubugingo bwanjye, hakaba n'umurengezi wanjye. Zanjye Nyagasani, nkukurikire nadandabirana, mu buzima bwanjye bwose nkukorere, ubutwari nyongerera imbaraga, wawe dawe, wawe dawe. Nyagasani ubu buzima ni wowe mbukesha.
ndira niwe unyumviyo ntaka igihe kizagera kugeza aya makuba ntegereje ijambo ryawe ngo nture mu mahoro mutamazi mwiza ndagusabye unkize umubabaro n'amakuba egera hafi yanjye maze nzagusange igihe kizagera unkize aya makuba ntegereje ijambo ryawe ngo nture mu mahoro mutamazi mwino ndagusabye ukore icyo ushaka gahunda twifuza gukurikiraho ni ugushyira indabo ku mva ku ikubitiro umuryango wa Simahimiheto Jean de Dieu niwe ugomba kubanza mu w'inzira hanyuma utambuke Maria turinda uzawe mubyeyi Maria warayiri wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana twese abana bawe tukubera indabo nziza mubyeyi twese abana murakoze rero mwahinzira none umuryango wa Muvunankiko Gerard nawe ukaza ugashyiraho indabo mubahinzira murakoze turabashimiye hakurikiraho umuryango wa Emmanuel niba uri hafi nawe nuze ushyiraho indabo mutambuke amugize umunyamabanga umubyeyi n'urugabine miteka murakoze umuryango wa Feliciani nawe waza ugashyiraho indabo mu w'inzira nawe utambuka Feliciani ndemere kuta Emera Yezu Kristo turi indabo za Maria turi indabo zawe mubyeyi warayiriwe wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana
mubyeyi rero umuryango wa aho rukomeye kurikiraho nanone umuryango wa urerera Imana murakoze cyane. Hanyuma rero hari abakozi bakorana na Febronia Saint Joseph umuhango wo gushyira indabo kumva ururangiye Yesu Butare ikuzazi wanjye tubane zibera mu mahoro maze nture mu rukundo rwawe urukundo rwawe nyagasani runsaba kubana nawe Nyagasani Yesu mukundwa batura mu mutima wanjye maze nture mu rukundo umuryango wawe nawe urifuza gushyiraho indabo kumva rwawe ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe Nyagasani Yesu ndagukunda baganira ruzaza ngo twibanire turagira ngo noneho umusaseredoti tumusubize ijambo adusoreze n'umuhango wo gushyingura umubyeyi wacu mukunzi wanjye urukundo rwawe Nyagasani hari uhagarariye umuryango twifuza yuko mbere yuko badusozeze uyu muhango yagira icyo avuga. Simeme John njyewe turavukana ni mukuru wanjye ngo kandi niba ari nawe yahemukiye yamuha imbabazi kubera ko nzimusabiye muri make rero
papa we, ubwo umuryango ukaba uri buterane umugenere akantu tugomba turamushakira duteranye. Ikindi rero ukuntu mwihanganye mukadufasha mu bintu tugomba kwifasha tubishobore, mukaba mwitanze, tukaba tugira ngo tujye gukarabira ahantu i Remera hariya urumva ijambo ryabyo. Murakoze.
tuzabishoboka mu byiza muzatura tuzasangira twateguye agace ko kubaha rusange bijya kubitera umuntu atiteguye bagenda kuba ikintu cyo kurya muzaranganye mu gitondo rwose umuntu kiramugeraho kandi n'uwo bitageraho yihangana ariko rero turabashimiye cyane kandi mumeze nk'umwuga wacu turabashimiye cyane rwose umuryango wa Muhira turabakunda nabo bagiye muzagira ibyago tuzaramira ibyago iyo umuntu avuga yuko nanjye nzakwishyura nawe wifuza ikindi rero ubupfu ubwoba ni inzira twese ba data ntibakiriho basaba abantu bafite ibintu by'isi n'icyo bakabiri bakwegera mu bandi bose b'u Nyanza barahari rero ni inzira tuzacamo twese kwihangana ntabwo tumenyere kwihangana rero babageraho kandi turabashimiye cyane namwe turabashimiye kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki Nyagasani wemeye ko tubabazwa be n'aka kageni ni kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye mu rusaku rw'impanuka urupfu rwatugendereye Mana wemeye ko Gatare asezera ku isi Ndugu Amosi Manzi umuhungu witondaga turabibuka twese ntituzabibagirwa Mana kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye turababaye Mana kandi urabizi ariko muri byose shimwa kubwaya mirimo myiza iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwako
zitagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituza